Hello nshuti bakunzi bakiriya beza ba Kigali House, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Uyu munsi nzanye akanyamuneza gakomeye cyane, nta kintu kinshimisha mpora mbibabwira niyo natomboye imari nziza cyane imeze nka cyamunara. Iyo ngiye kwereka abakiriya banjye banezerewe cyane. Uyu munsi rero please ndagusabye ihangane ubane nanjye, umpe iminota mikeya cyane nkwereke aya madiru usoza umwaka umeze neza, cyangwa se utangira umwaka utaha umeze neza cyane, uvuga ati Kigali House mwarakoze cyane, appreciate you kubera ko mwampaye diru y'umwaka. Ni diru yabyungura cyane. Uyu munsi ndi ku Gisozi, mbazaniye inzu nziza cyane ebyiri, ariko ushobora kuba waguramo imwe cyangwa se ukazitwara zose, biraterwa nawe, ariko twebwe dukeneye umukiriya ku nzu zacu zose uko ari ebyiri. Wabyumvishe neza, ni inzu zirimo kugurishwa ari ebyiri, buri imwe igiye ifite igiciro cyayo, ndaje ndakibabwira, hanyuma n'indi igiye ifite igiciro cyayo. Ni inzu nziza cyane, ngira ngo mpereye hano hanze murimo murabibona ko ari ahantu heza cyane, kandi muri quartier igerageza kubamo amazu meza. Urabona yuko hano inyuma hari amaparitema, hanyuma hano urabona yuko hari amajaride meza cyane atagira uko asa. Wabibonye ko ari inzu nziza cyane nyine. Ibyo nari ngiye kubabwira nuko iyi nzu iri hano ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, n'iriya yo hirya ikagira ibyumba 4, dushe na toilette 3, zikagira n'ibikoni byiza, na parking y'imodoka zigera nko muri 3 cyangwa 4. Muraza kubibona ninjira muri imwe, ndabinjiza mu yo hirya, sindi ubinjize muri iyi ngiyi. Niyo mpamvu mpereye kuri iyi ngiyi ngo manze mabereka inyuma. Ni inzu zirimo abantu, urumva nyine nawe ntago ari inzu upfa kugendamo uko wiboneye, ariko ni inzu z'imari. Please nutindiganya gato urasanga ziguzwe, ntuzavuge ngo ntitwakubwiye. Reka dukomezanye. Sinarenga hano ntaberetse uno muhanda w'iyi nzu mwiza cyane, ugiye urimo amajaride n'amagadeni meza cyane, ubona ko buri muntu wese yakwifuza kunyura muri iyi nzira. Ni ukuri kuko abatara ntago ari ibintu biba bisanzwe kubona ahantu hameze nka gutya, hakikijwe n'indabo nziza zimeze neza, kandi ubona ibaze ko nta nubwo turi mu gihe cy'imvura yayindi ya danje, ibaze noneho ari nko mu gihe cy'imvura gikaze. Urabona ko ziba zifite fresher noneho nyinshi cyane. Ibaze ko iyi jaride yacu imeze gutya muri iki gihe nyine turimo. Ibaze noneho nihaza muri cya gihe cy'imvura, urumva yuko ari ibintu bizaba bimeze neza cyane. Ngaho ndebereye inzu yacu tukaba twayigezeho, urimo urayibona. Ariko ndebera ino nzu nawe iramutse igucitse ku Gisozi, ni iminota 10 yonyine ugera mu mujyi hano bita kwa Rubangura. Murabizi abantu bose baba bashaka inzu iri hafi. Twari tumenyereye inzu ziri za Kanombe, za Kabeza, za Kagarama, ariko ibaze ko uyu munsi mba nkutunguye nkakuzanira inzu nziza cyane ku Gisozi, ifite jaride, ifite parking y'imodoka zigera muri 4 za parikama ari ntoya, ariko wenda katuvuge minimum 3 nini ziparitse neza zitabyigana. Mbabari ndebera ino jaride ku bantu baba mama bakunda gutura ahantu hari naturel, uretse ko n'abapapa nabo barabikunda. Nta muntu udakunda gutura ahantu hari naturel kuko haba hari umwuka mwiza cyane. Iyi yose ni jaride, ubundi ntitwaye tubiherutse kubona inzu ifite jaride imeze gutya. Urabona ko rero ari nk'akataraboneka, cyangwa se ni nk'amahirwe adasanzwe. Niba ufite gahunda yo kurangiza uno mwaka ugura inzu nziza rwose, ahangaha nahawe, ntucikwe n'aya mahirwe nyamuneka. Iyi nzu rero nabigusobanurira, ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Iyi ngiyi ngiye kukwinjizamo, akaba ariyo nahisemo kugutoranyiza kugira ngo nkwinjirizemo. Ariko no muri iri uje gusura yo nakweretseho hirya, ushobora kuza nayo ukayinjiramo biramutse washimye. It's fine, byaterwa nawe. So ahangaha rero ino nzu ntago turi butinde hanze, nahaberetse bihagije. Ifite mu gikari, ifitemo amanexi, ikagiramo akazi k'umukozi, dushe na toilette, ikagiramo n'igikoni cyo hanze. Ngira ngo naho tugiye kuhatemberana mbere yuko twinjiramo, ubundi bite twinjira mu nzu yacu murebe ukuntu ari inzu nziza cyane. Ntuze gucika. Sinakomeza njya mu gikari ariko ntaberetse ino nzira ijyayo. Ndabereka inzira ebyiri zose zijya mu gikari, ariko ndebera ino jaride please. Urabona ko ari jaride nziza imeze neza iteguye. Urabona ko hose ni umwanya wa jaride. Ibaze ko iyi nzu byibura ishobora kuba irimo ubuso bukabakaba 500. Urumva ko ari inzu yisanzuye cyane. Hariya tuhafiteho water tank imeze neza, urumva ko nayo iri included. Hakaba dushe na toilette, murabibona. Ariko reka nce no ku yindi side mbereke naho uko hameze.
reka nkubwire please rwose ntuze gucikwa no kugura inzu nk'iyi ngiyi bidasanzwe. Ndebera ahantu hose igiye izengurutswe na jaride, mbese njye numva narikigumira na hano hanze nkagomeza mbereka no majaride kuko ntabwo byari bisanzwe. Ibi bintu twabiherukaga kera, kubona inzu nshyashya ikomeye icyuzura imeze neza cyane itarangirika kandi ifite jaride zimeze gutya, nta muntu utabikunda. Reka duhite dukomezanya rero mu gikari aho dusanga umwanya munini wisanzuye. Ngira ngo urimo urabibona ko ndimo kugenda rwose ntategwa, ni ahantu hanini hisanzuye, ntabwo ari ahantu haba hafunganye. Nshuti bakunzi ba Kigali House, nk'uko mudahwema kutugana, ntimujya mudutenguha na rimwe, nimwongeye mutugana ahantu rwose ni nko gutabara. navuga ko ari nko gutabara, mugire vuba vuba mukore bwangu. Umunyamahirwe wa mbere uza kureba ino video n'uri bubashe kuza kwibikaho iyi nzu. Niba ufite gahunda rwose ntutinde, ndebera igikari ukuntu kingana, ni igikari kinini cyisanzuye. Ndebera ya annex yayo, urabona ko ari annex nini imeze neza cyane. Ahangaha niho ushobora kuba waharaza umukozi cyangwa se ukahagira igikoni cyo hanze, byaterwa. Hanyuma ino side ya hano naho hariho akandi kazu, urabona ko ari akazu kanini gifite amanex manini afite ibyumba binini cyisanzuye, na hano naho hakaba undi muryango. Hanyuma wakomeza kuri ino side yigira hano abereke, niho hahandi uhinguka hahandi ku kigega aho nari naberetse. Urabona ko inzu rwose iteguye. Hano harimo douche na toilette by'umukozi, ubundi tugutemberezamo ku buryo wowe waba uri hanze, waba uri mu bihugu byo hanze cyangwa se na hano, wohereza umuntu wawe akaba ari gukomfirima karitsiye gusa. So reka nizere ko rero ino kote yo hanze uyibonye bihagije, nubwo iryoshye rwose numva nahatinda, ariko reka mpite mboneraho n'umwanya wo kubinjizamo. Hano mpagaze ni ku muryango, ariko reka mbabwire, reka ndeke kwinjiramo ntababwiye igiciro cy'iyi nzu, muratungurwa. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ni nka cyamunara. Iyi nzu ifitemo hita ya za mashini zishyushya amazi, zimwe za sora, ni nini kandi murabizi ko nazo aba ari cost, kandi nazo ziragendana mu giciro bari buguhanemo n'iyi nzu. Ni inzu zihendutse cyane, ngiye no kubabwira igiciro cya nyuma rwose, sindi bwirwe njya muri byawe ningo negociable n'ibiki. Niba ufite miliyoni 120 zawe cash z'amanyarwanda, urakukana ino nzu iri hano ku Gisozi, hano hafi yo mu mujyi, ahantu rwose wagenda iminota 10 ukabugeze mu mujyi rwagati. Miliyoni 120 zonyine urakukana inzu y'ibyumba 4, dushe na toilette 3, iri ahantu heza nka gutya. Reka twinjirane duhite dukomezanya, mbahe ikase tugera muri salo yacu. Wow, ngaho ndebera salo. Noneho dufite salo nziza hano nini yisanzuye, parafo ni gypsum. Utumva icyo giciro kugira ngo inzira sondetse, umva ni ibyuma, ni amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru. Parafo ni gypsum, urabona yuko ari nziza rwose. Ikindi uramutse uri hanze ushaka kugura ino nzu, avantage yindi irimo ikomeye cyane, ifitemo abapangayi. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyigura ugahita zose uzirekeramo abapangayi, ukazajya ufata ya mafaranga. Ubwo urumva uzigurana n'amakontara y'abapangayi. Iyo nayo ni avantage ikomeye cyane. Salo yacu urabona ko yisanzuye kandi akaba ari nini. Ni salo isa neza rwose, sindi bwirwe nanayitindamo. Mwahabonye ndahita nkomeza hano, ahubwo nze kuri uyu muryango uduha ikaze hano kuri salle à manger. Ariko ubanza banyerekere zino design, aho ushobora kuba washyira nk'amafoto, imitako. Hano harimo sample, nawe urabibona, urabona ko ari ahantu heza cyane. Turahita dukomereza muri salle à manger yacu, imeze neza cyane. Ni salle à manger nini nayo yisanzuye, imeze neza cyane. Ariko reka nkubwire, uzi ko ni Kanombe uyu munsi wa none inzu ya miliyoni 120 itagipfa kuboneka. Noneho kuvuga ngo ku Gisozi inzu imeze gutya nk'uko ndimo kukwereka iyi ngiyi, nitombora ni ukuri. Burya hari amakuru aba arutani rwose, aya makuru aba yihutirwa. Niyo mpamvu ushishikariza gufata iya mbere, ntuze gutinda kureba ino video, kandi ntutinde kuduhamagara tugeze kuri iyi nzu nziza. Ino salle à manger yacu murabizi ko buri gihe ibifatanye n'igikoni. Turahita dukomeza tuva aho ngaho, ariko ngira ngo mwabonye ko ufite akaravabo keza cyane, amazi ni munange. Urabona yuko afite pressure ihagije rwose. Iyi nzu ni imari cyane. Twakomeje mu gikoni, ni igikoni cyiza nacyo cyisanzuye rwose. Ni igikoni kimeze neza, kirimo utubati twiza dukomeye, ntabwo ari za mbaho zihita zangirika. Urabona yuko ari igikoni kikimeze neza. Mwibutsa ko iyi nzu erega ni na cyashya. Inzu burya imaze nk'umwaka umwe aba ari inzu igifite ubuzima,
kandi bumeze neza cyane. Urabona ko rero igikoni kiri perfect ku bamama bakunda gutekera ahantu heza. Ahangaha ni ahanyu. Reka dukomezanye, nababwiye ko ifite ibyumba 4 na toilette 3, kandi dutangire twinjire mu byumba bereke. Aha mwabibonye neza rero yuko tukiva hariya tugiye kubinjiza mu byumba 2, murihangana. Nababwiye ko ari inzu zituyemo abantu, ariko wowe niba ushaka kugura inzu nziza rwose, please turagusurisha ino nzu. Gusura ino nzu ni ubuntu, ntugire ikibazo. Aha mpagaze ni muri korodoro, aho nsanga ibyo byumba 2 ngiye kubereka. Reka twinjirane mu cyumba cya mbere. So tukiva kuri kiriya cyumba rero, hano hari n'ikindi cyumba, ariko ndumva kirimo ibintu byinshi sindibwirwe nkibereka. Mwabibonye ko ari binini nka sample, ahubwo reka mbereke dushe na toilette. Ibi byumba 2 bifatanyije, urabona ko ari dushe nziza nini, yisanzuye rwose, imeze neza cyane kandi ifite isuku. Reka twinjirane rero muri chambre principale iyo muba mutegereje muri benshi. Ni karibu cyane, duhite twinjirana. Ahangaha mwabibonye ko ari muri vestiaire cyangwa se dressing. Ni ahantu heza cyane, hameze neza cyane kandi hagutse. Hanyuma hano dufitemo bathroom kuri ino side. Reka binjire bayibanyerekere. Ni bathroom nini nayo imeze neza. Ese ubundi uribuka ko ari miliyoni 120 gusa? Please ntuze gucikwa rwose n'iyi nzu. Iyi nzu niyo ya mbere iri affordable kandi iri ku Gisozi. Icyo kintu nacyo bumve yuko ari ikintu cy'agaciro gakomeye. Hano rero turahasanga icyumba kinini cyisanzuye. Iyi niyo chambre principale. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini. Ni chambre principale nyine igomba kuba yagutse kandi ari ngari bishoboka. Urabona ko rero inzu yacu ari sure deal. Reka mbashimire rero nshuti bakunzi ba Kigali House twabanye. Mwakoze cyane, nimuze tubagurisha inzu nziza ziri ku Gisozi ko ari ebyiri, uhitemo iyo ushaka. Ni inzu warekeramo umupangayi cyangwa nawe ugahita uyimukiramo. Ni inzu nziza cyane, biri mu kibanza kikaba mu buso hafi 500 buri imwe. Urumva ko ari inzu nziza z'imari. Mutuvugishe rero tuzibagezeho, ubundi mwikorere diru imeze neza, kuko iyi diru ibimeze nka cyamunara, ntigitinda ku isoko habe na gato. Murakoze cyane rero.